mbere na mbere dushimye Imana ko iduhaye uyu mwanya wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Reka tubanze dushimire Imana mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye ko wabanye natwe, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Muretse uyu mwanya umuntu ugiye kumva ijambo ryawe, mugire neza kandi imbaraga zawe zimugaragareho mu izina rya Yesu. Amen. Nitwa Ishimwe Deo, nkaba ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore umwe, hanyuma nkorera umurimo w'Imana mu rusengero rwa Eden Temple ku Mukoni. Tunejejwe n'uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Hanyuma munyemerere cyane tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, igice ni icya 18. Turasoma n'umurongo waho wa 43. Ni ijambo nahaye intego bivuga ngo Yesu yongera kugarukeho mu izina rya Yesu. Kadusome ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 18 n'umurongo waho wa 43. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umurongo wa 43 muri Luka mu butumwa bwiza ibice 18 n'umurongo waho wa 43, aravuze ngo ako kanya arahumuka amukurikira ahimbaza Imana, abantu bose babibonye bashima Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka bice 18 n'umurongo waho wa 43. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ako kanya arahumuka amukurikira ahimbaza Imana, abantu bose babibonye bashima Imana. Iki ni igihe Yesu yendaga kugira i Yeriko. Hanyuma i Yeriko hari ku muhanda wari wicayeho impumyi. Iyo mpumyi yarasabirizaga. Iyo mpumyi yitwaga Baritolomayo. Hanyuma iyo mpumyi irangije yumva abantu benshi bahita, irangije ibaza ibyari byo. Hanyuma barangije baramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti uhita. Ariko akaba yarumvise imirimo Yesu agenda akora kandi agenda ahumura abantu, agenda akiza abantu. Amaze kumva yuko ari Yesu Kristo uri guhita i Yeriko, iyo mpumyi irangije ngirataka cyane. Imaze gutaka cyane abantu barayicecekesha. Reka nkubwire mwene data, nubwo hari igihe ugera ukahamagara Imana ariko hakagira ibintu biguca intege, hakagira ibintu bigucecekesha, ihangane gatoya, gutabarwa kwawe kuri bugufi. Kubera yuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Hanyuma iyi mpumyi bamaze kwicecekesha, ariko niyaceceka irakomeza irataka cyane. Imaze gutaka Yesu yumva ijwi rye. Kankubwire uyu munsi wa none Yesu yumva ijwi ryawe mu izina rya Yesu. Yesu yumvise ijwi rye arahagarara. Amaze guhagarara arangije atanga itegeko, abwira babandi bamucecekesheje ngo nimugende mumuzane. Reka nkubwire, Yesu najya kugukorera igitangaza azakoresha babandi bagusuzuguraga, azakoresha babandi bagupingaga, azakoresha babandi bagusebyaga. Babandi bamucecekesheje barangije baragenda baramubwira ngo ngwine Yesu aragushaka. Impumyi irangije iragenda ijya kwitaba umwami Yesu. Hanyuma ihageze Yesu arayibwira ngo mbese urashaka yuko nkugirane? Impumyi irangije iravuga ngo Yesu mwene Dawidi, wabasha wambabarira wampumura. Hari igihe umuntu agira ubuhumyi butandukanye
nawe wasanga hari ubuhumyi ufite, ariko Yesu agira icyo akora ku buzima bwawe. Yesu arangije arayibwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Amaze kumubwira uko nguko, ya mpumyi irangije irahumuka. Impumyi imaze guhumuka, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ako kanya arahumuka, amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashimira Imana. Yesu agira ikintu akora ku buzima bwawe bitume abantu bashimira Imana ku bwawe. Abumva yuko nta hantu wagera, abumva yuko utabaho, nagira ngo nkubwire ngo Yesu agukorera igitangaza, bose bamenye yuko ari Imana ibikoze. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nagira ngo nguhumurize rero uyu munsi wa none, ngira ngo nkubwire ngo amaboko y'Imana ni magari, kandi Imana ikomeje akazi ku buzima bwawe. Imana iguhereza umugisha wewe wumvise rino jambo, nk'uko umwami Yesu yahumuye Baritimayo agatabara Baritimayo, nawe agira ikintu akora ku buzima bwawe, mu bibazo ufite bya buri munsi, mu bintu bigoye bya buri munsi, Yesu agira icyo akora ku buzima bwawe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amen.